Umuhanzi Yampano umaze gushyira hanze indirimbo yitwa Si ibyanjye, iyo ndirimbo ikaba imaze kugira views zingana n'ibihumbi 19 mu munsi umwe gusa kandi nta mashusho ifite. Ni umuhanzi washyize itafari rikomeye ku muziki nyarwanda, aho kuri ubu ngubu afite abantu bamukurikira bangana n'ibihumbi 35, we akaba akurikira abantu 240 kuri post 23 gusa ku rukuta rwe rwa Instagram. Ni umunyamuziki unyuze ibihangano bye ku rubuga rwa YouTube, aho afite indirimbo zigera kuri 24, abasubscribers bangana n'ibihumbi 68. Kuri ubu ngubu mu ndirimbo 24 amaze gushyira hanze, imwe muri yo yitwa Ndi kwikubita ari nayo yakundiweho cyane n'abantu benshi batangira kumumenya, yaje gukora agashya tariki 2 z'ukwa munani iba yujuje views zigera kuri miliyoni. Nyuma kandi yo gushyira hanze indirimbo Si ibyanjye, yahise ashyira amafoto ku rubuga rwe rwa Instagram ndetse na YouTube akurikirwa n'amagambo meza cyane agira ati: mu buribwe bw'umwijima kure cyane ntakuye imbaraga, mpindura akababaro kanjyemo imbaraga zimurika, mu nkovi zose nakuyemo gukira, kandi mu muriro umutima wanjye watangiye kumva. Nize guhagarara nkahangana, kubyina mu mvura, nkarabagirana n'urumuri rwanjye rwose, ibyishimo niyo mahitamo yanjye, buri munsi nkora uko nshoboye nkahagurukira ikinsi. Rero reka uburibwe bwawe bukubere umwarimu, umuyobozi wawe, ukuremo gukomera nk'umurwanyi ukurimo imbere, komeza usunike ntuve ku bintu, ku iherezo uzabona ibyishimo kandi uhabwe umugisha mu byo ukora. Ku bw'aya magambo meza cyane uyu muhanzi yashyize hanze, Wonderful Life TV again yongeye kubashimira kuri buri muntu wese umuhereza iminota irenze 2 mu masaha 24 yiwe. Murakoze cyane. Nayo yongeye kubabwira ati mukomeze mugerageze ntimuve ku bintu mu byo mukora byose kandi muzabihabwa n'umugisha. It is Wonderful TV again.